amahe data niko yewe nibitweze biteka bigenze biteka niko nibitwe batubwiye ko asaze mbere mu nzu ngenze aho njanyira bikwagwa iki nuwa mucyaba nago nari kwemera ko umukobwa we bamusaba kandi abanje baheze mu mazu kuri hasi si sinzi biri kumbwira iki sinzi biri kumbwira ninjewe nyirabigwagwa byatangiye ari muzima ari gusara gakeya ariko abantu ntabwo babishimiye byacuwe bitese ko wambwiye ngo muri mu rugo ngo biragabanyuka agenda kugira iziya nk'abandi bageni bose we mudutabare ni ukuri uyu mwana rwose ni mukeba wanjye wamuroze nta wundi ni mukeba wanjye nyirabigwagwa bitewe n'uko abakobwa be bahezaho oya sibyo byashoboka mumbabarira ntabwo nzongera bashaka kugira kuki se umuroga nagira ngo batamusaba ngo abone umugabo nagira ngo atabona umugabo bikakumara iki nyabigwa mumbabarire nyirabigwagwa aba baheze kwishiga ukabyifuza undi mwana kutitira nyabigwagwa kutitira mumbabarire Muranzi, yes, you know me, it's your boy P. Onika Suez. Mwana kachubaka basuza, mana homogisha kandi ikomeze ibarinde. N'urugendo TV, nshimira ko yose busukira mambura haronka mu byo ukora byose. Aujourd'hui, tout de suite à ce moment, at this moment, turahangaha aho mubona mu cyaro rwose ni mu giturage aho baduhamagaye batubwira ko ngo hari umugeni already ngenzi birometero birenga 120 mvu mu mujyi wa Kigali kugira ngo nze kwitabira ubukwe. Bampamagaye bambwira ko ngo hari umugeni wo gusohoka mu nzu byananiranye. Barambwira bati niba yakiriye isugi ngo atinye gusohoka kugira ngo hari umugeni gutinya kuvuga ngo kuba yatakaza ubusugi akaba nyine yatangira wenda kurongorwa n'umugabo we. Barambwira bati ngwino uturebere nk'umunyamakuru niki cyabaye kuko umugeni na n'isaha ngo gusohoka mu nzu byananiranye. Reka mbafashe kugira ngo tugere mu rugo rw'abo bantu tuze kureba wagwanye cyangwa se kureba niba birashoboka ko uwo mugeni aza gusohoka ubukwe bukaza gutaha. Jya nanjye. amahe data niko yewe nibitweze biteka bigenze biteka niko nibitwe yewe amahe data nibonye guco amahe binibiti biradutunguye duriya ntabwo namuzanye natazi kasara namuzanye natazi kasara asaze umunsi se batubwiye ko asaze mbere mu nzu ngenze aho bamurambagije tuzi ko ari muzima uretse negera mubyeyi kanegera byeyi numva ngaha niko bigenze bite wamagaye ngaha ninde wamagaye ninde musundi wamagaye ninde iki none se nyine byatangiye ari muzima ari gusara gakeya ariko abantu ntabwo babishimiye byacuwe bitese ko wambwiye ngo muri mu rugo ngo biragabanyuka agenda kugira iziya nk'abandi bageni bose we mudutabare ni ukuri none tugeze mu marembo yahita baguce muntabare nga uri nyina se mugira uko mwabigenza ni murumuna wanje uvuga we mama wanjye ari mama wanjye ntawe uri hano mama ari mu bukwe yateye umutwe iki murumuna wanje umukobwa wanje bigenze bite nuwawe nuwanje bigenze kugira amarozi waje amadayimoni bibayeho gutera bigenze bite byamubagaho yagiye kwiga ari muzima asabwa ari muzima uyu mwana rwose ni mukeba wanjye wamuroze nta wundi ni mukeba wanjye nyirabigwagwa bitewe n'uko abakobwa be bahezaho oya sibyo byashoboka mfite nimero z'umuganga natanga uyu muntu akamugaragaza mfite nimero umuntu waroze uyu mugeni mfite nimero z'umuganga natanga akamugaragariza hano yimereze aho ngaho agaragara ngizi naba mufite zikagaragara tukamenya ukuri yimereze uretse
uyu muntu rwose amugaragaje byaba byiza kurusha. Uyu muganga uramwizeye neza? Ndamwizeye rwose ntako atagira, uyu muganga ndamwizeye yadufasha kurushaho. Yadufasha uyu muganga ndamwizeye. Okay, katumuhamagare twumve. Muhamagare mudufashe ibintu bisobanuka, nta kuntu murumuna wanjye. Tumuhamagare twumve. Iyi ntwaye na muganga. Iyi nimero nguhaye rwose ni ya muganga, nzi neza ko hari icyo yakora kuko hari byinshi akora uyu muganga. Arizewe? Egera hino gace abagusakuza cyane. Egera inyuma gakeya. Iyi nimero mbahaye hari icyo muganga yakora, ndamwizeye cyane rwose, ashobora ibidashoboka rwose, yari yenda kumera nk'Imana rwose uyu muganga. Muganga rwose, muganga hari icyo yakora, ndamwizeye. Egera aho ngaho. Atangaje katitaba. Muganga natubabarire yitabe. Katitaba. Aramutse agize iko cyakora hagati ahangaha muganga rwose, muganga arashoboye. Muganga katitaba. Muganga arashoboye rwose. Ongera mpamagare ndi ncuro cyangwa mpamagare ongera checking aho ngaho ndebere. Ongera ndebere. Muganga rwose arashoboye. Kadavuga telefone. Rwose muganga arashoboye. Uretse gato tumuvire twumve. Allo? Muganga akomera cyane. Hari ahantu tugereza bari batubwiye ko hari ubukwe. Turaje dusanga umukobwa wari urasezerana ya asaze. Ariko hari umukobwa umpaye nimero zawe yaranditse ku gapapuro ngo uri umuganga ngo hari ikintu wakora mukagaragaza n'umurozi cyangwa se mugakiza n'uwo muntu. Yego twamugaragaza, ariko hari n'undi wari umaze kumpamagara mu kanya ngo bimeze nabi. Ngo niba ari ubwanyu niba ari ubundi sinzi. Wasanga ari ngubu ni umukobwa w'inzobe muto ukuntu. Yego mumbwira amazina y'uwo murwayi tumurebere. Yitwa Muhoza wa Safaransina rwose, ageze ku kiriza birazamba ibintu rwose, muganga mwadufasha. Sawa, reka mbafashe. Turebere. Umuroza bari aho ngaho ndaje mbibagaragarize mu kanya, mumujyane ku ruhande abatuje. Mumushyire ku ruhande gake. Araje agaragare. Iyi muroza yaraje agaragare, uretse wenda n'ubukwe n'ubundi burwayi rwose dufasha abantu. Byatangiye buhoro rero muganga, tugira ngo wenda n'ubwoba bw'abageni, dore ko abageni bagiraga ubwoba, none twabonye ibintu bikaze bikuze. Abikoze aragaragara. Turebere rwose, gira bwangu rwose ubukwe budapfa. Yego mu minota 5 arahita ajya ku karubanda. Murakoze uwo murozi? Yego ndaje mbasubize mu kanya. Umuhoza Francine nde? Umuhoza aherereye muri Musanze. Sawa reka mbarebere. Bareba rwose bagira vuba. Uyu mukobwa nabonye ari mwiza rwose, umusore atabahombye. Sawa. Mukanya mu minota 5 arabagaragaye umurozi. Mbe uko byose cyangwa umisheho? Bumpubye mukanya muraje mumubone. Urongera mpamagara umbwira uko bimeze. Sawa ubwo ndaje nongere guhamagara mu kanya. Sawa. Tutanu ko biraza kugenda. Biza gutari kujya cyo kuba. Oya agiye gukira si uko numvise umuganga afite icyizere kinini. Afite confidence araza gukira. Nago tubyumva ni nawe mukobwa wa mbere twayidushingiye, nago tubyumva. Ngo mukaso rwose ngo ngarebe baranagumiye cyane. Umukobwa wa mbere twayidushingiye rwose. Wowe nagora akabonye umugabo. Nje nago nari nakamubona nabuze umugabo, ni wowe. Uri asuri ko kudasi wa murozira? Nga. Uri asuri wa murozi kuvuta hasi? Urani wa murozi bahu? Uyu se? Uko avuga ngo mukase ni nguyu. Wewe aragaragaye sa. Ni nguyu. Yavuze ko nuko bazasaba mutazata ntabwo byumva. Amaye. Wari uze karuri yasi? Kagiye. Amaye. Niwe nta wundi. Mufite mu miryango. Abakobwa baheze aho ngaho yahoraga avuga ngo ntago nzashingira. Nta wundi yahoraga avuga ngo ntago nzashingira, niwe nta wundi. Nyirabigwagwa n'abandi barabizi kugira iki? Nije nyirabigwagwa. Iki? Nuwa mucyaba. Nago nari kwemera ko umukobwa we bamusaba kandi abanje baheze mu mazu. Kuri hasi se? Sinzi biri kumbwira. Iki? Sinzi biri kumbwira. Ni njyewe nyirabigwagwa. Kuki waroze umukobwa wawe? Mumbabarire. Kuki wamuroze? Mumbabarire abanje baheze mu nzu. Iki? Abanje baheze mu nzu. Ukifuza kora gundi muntu? Nyirabigwagwa. Abanje ni beza. Kuryamye hasi haguruka. Bari kumbwira. Bari kukubwira ibiki? Mumbabarire ntabwo nzongera. Washaka kugira kuki se umuroga? Nagira ngo batamusaba ngo abone umugabo.
nagira ngo atabona umugabo abanje bikakumarira iki Nyabigo? Mumbabarire. Nyirabigwagwa. Aba baheze kwishiga. Ukabyifuza undi mwana. Kutitira Nyabigwagwa. Kutitira. Mumbabarire. Katoya tumuhamagara tu. Allo? Yego muga. Oui. Kagaragaye n'umugore w'umukecuru yivuga gusaza. Minota yarabagaragaye ngo yamurogeye mu gashujipe niko yamutwaye. Ngo ni namukase da. Yego ni mukase ni ishyari namushitse ngo ni ishyari ariko ndi kugira ngo nkomeze nkurikirana umurwayi uwo ndaza kumuhenge ku munwa muhumure ntacyo amugira nuko ngize ngo mubagaragarize ku karubanda. None se uyu murozi ko mbona n'ubundi ibintu ibyo ukuntu umushitse n'ubundi ari hasi nta kibazo ari muze kugira nawe. Arakigira keretse bamugiriye impuhwe ariko iby'umurozi mu byihorera. Muga nta muwe turamugirira kuko yavuze neza ko nubwo barasaba ntabwo ubukwe buzataha. Gira icyo ukora natwe dutejeje rubanda nanjye yatumye ntabona umugabo muga. None se muga ndamushyira ku karubanda rwose uyu munsi ntazongera kuba musi. Muga ibaza nawe uretse gato mubaza. Umurwayi ni ubabaje umurozi yagaragaye namubagaragarije. None umurwayi turebe ko yakoroha akajya gusezerana mu rusengero. None ubwo umurwayi bwo biragenda gute ko umurozi agaragaye ku murwayi bigende gute bakora iki? Ngiye gukomeza mukurikirane ajye mu rusengero ntabwo byatuma ubukwe bupfa. Ubwo bizere nyuma y'uko ngingaye ku buryo yabakiza akajya mu rusengero. Mu minota 5 araba amaze kuzanzamuka. Sigara ndi kwihanganira n'uwo mukozi y'ibibi. None se muga kuko mbona ukoze igitangaza gikomeye cyane ibintu bibaye nge birancanze ndido kuvugishwa ubu ndido kudidimanga rwose gusohoka byanze. Yagucanze kuko ari byo. Oya ndibo kudidimanga n'ubu ngubu rwose no gutitira byakomeye kuvuga namwe umuntu aratitira cyane. Ibi bitangaza ubikora uti ibi bintu. Ndakubaje ibi bitangaza ubikora uti. Ibi bitangaza ntabwo kubikora bisaba kuza aho n'abandi hose abantu nabafasha cyane nk'abo baba bahuye n'ingorane zitunguranye nabafasha uretse n'ubukwe n'izindi ndwara zitandukanye ndazivura kandi ibintu bikagenda neza ari inyatsi hari ukutabyara ari imyuka mibi n'ibindi byose ndabivura kandi mvura umuntu ahari cyangwa ahari. None se ubwo nk'abantu muri Amerika yaba ari mu Burayi ibihugu yaba arimo byose niba mvura umuntu ari mu Burayi urumva umuntu uri aho ngaho ari we wananira. Mvuga ngo n'abantu bari muri Amerika na za Canada bose uravura nta kibazo. Za karande ndavura ibisazi byose ndavura nta kibazo. Nkorera mu Rwanda gusa nkora no mu bihugu bitandukanye no muri Kenya hari umugeni wo muri Kenya uherutse kugira ikibazo. Turamufasha kumuteza ikiyoka. Yari yahemukiye umuhungu muteza ikiyoka rwose ntabwo ngo ntabwo ari we wa mbere mfashije. Nawe byagenze neza yarakize rwose bimeze neza mumushyire ku ruhande araza kuzanzamuka nta kibazo. Mugabo urakoze cyane. Nagira icyo nabaza muganga. Birahagije. Hari umuntu wari wampamagaye utarampamagara ushobora kugera bukerewe ariko nari navuganye n'undi mwana w'umusore ngo niba ari musaza we yari yampamagaye. Ariko ndumva ibintu byakomeye kugeza aho bashyiraho n'abanyamakuru ariko muhumura araza kuzanzamuka. Mugabo urakoze cyane. Namwe murakoze. Yewe ngo nimutuza ko byango muwishaza gatonga giye gutakira. No utagituma mu byana kurusenya nta kibazo rwose. Byo mbone ahangaha rwose ni ibintu bidasanzwe. Ubwo nyine mbuzi icyo mvuga.